gasheri utamufitanye kwe wenda hari ubwanya muri utubazo tumwe na tumwe mba nifite. Alo mezete be cyane ndagukumbuye cyane nuko mbabarira izo nsore noneho ngeneye umuntu noneho mba hafi muri aka kanya kurusha imyambaro nambaye maze ikibazo mfite se ko cyerekeye kuri wowe cy'urukumbuzi rwinshi rwabaye nk'umuriro. Ni ikibazo cy'umuriro muri njye. uraza yego ngwino nyine utsure. sawa murakoze ndagukunda. uyu munsi ejo nawe reka nza ahubwo mbyuke gatoya banza cishe utwaye hano mu rugo. reka nitegure cyane cy'amaboko sha. uyu munsi ninjye nawe tu uyu munsi acu bambaye ziramo akazi gatoya ewana munsi sha umwana w'amaboko yaje ngo ntabura amahoro yo gukora amasuku. naze yeberemba ndamwogaho kabisa azagira n'umuntu yeza n'ijisho. naze kabisa kangende mbanze nsange sheri icyo nari ndimo memeretse imana we so kangire ngende gusa ndamukumbuye pe. Imana mfashe gusa nsange nta bintu byinshi arimo maze tubanze turyoshye gakeya. Mana gusa ndamukumbuye kangende. sheri icyo ngukundira rwose ntabwo ugitinzamo. Yes sheri nari ngukumbuye n'ukuri. nanjye nuko Mana urukumbuzi rwawe rukunyishe neza nyinshi cyane. ndagukunda cyane pe. Mana wishiri tamuga sheri ni karibu rero hano iwanjye. nanjye kuvuga ngo iwacu ariko hano iwanjye. merci sheri mana we asuguye ntabwo wamfasha kwambura inkweto kuko nzakora ibintu byose nifashishije. reka ngufashe nta kibazo. reka ndagukunda. aha nawe icara hano urisanga rega. yego sheri yesu cyane ariko mfite ikibazo none uyu munsi. ikibazo niteguye kuba nakigukiza. ikibazo kimujyana kugira inama. nta kibazo waba ufite mbega mbere uragikemura ikibazo mfite. nimba gishoboka ntacyo ntagufasha ntabwo. ahubwo twakomeje kuganira ndakurangarana. siko nakubonye ntibyari bihagije ahubwo byonyine nakubiki. ndagategereje rwose. kanazane urabona ko mba nagerageje gutegura mu bushobozi mfite ariko ntacyo bitwaye rwose. ubushobozi se mu rukundo ugira ngo ubundi hari icyo bivuze cyane. reka nze ngo serive nanjye kukubera umuserive. urabishobora se cyane. hari aho byigiye se. ni icyo wamburanye se. mana nibyo ntize mu ishuri wowe warabinyigishije maze ni ukuri. ni byiza niba ari ubu
shiri gusuka mvugabinyije pe wabiretse burya umve wampamagaye numva ntashaka no ruseba byukaga none se mubeshye Sabana ry'akakana kameze gate shirika ryose pe cyane nanjye mba negereyeyo avugane n'ubwo mba mfite ubushobozi bw'icyari ko reka ngerageze nkore duke mu bushobozi bwose waba ufite pe nzabigukundira maze ninkena ntabwo uzigera unyanga nose ubundi urakize ntabwo nkiza ariko ntabwo nkiza cyane ndanabigukundira ntacyo nakura ntacyo waba ufite byose twabisangira nta kibazo nicyo ngukundira rwose urabizi hanze hari abakobwa benshi cyane pe ariko mu bakobwa bose bahari niwe nabonye nyiri umutima wawe hano we sheri ubushaka turagasangira yo sheri ndagukunda pe nanjye nuko Imana izamfashe gusa tuzibanire nk'uko mbyifuza zaduha amahoro zaduhe kubyara umuhungu usa nawe sibyo se aho bigushije ku ntego nubwo nagushakiragamo noneho nagushakiraga uyu munsi ubuzima bishiri uyu munsi se ntabwo ari byo reka ahubwo nyine tuzabyara ariko atari nonaha nyine ko nishatse kuvuga ko nyuma y'iki gihe nyine nyuma y'urukundo tuzaba turimo tuzanabyara tukabyara abana benshi ngende kubona biri gutinda ahubwo twagakwiye kubikora kare kugira ngo uzaze nibura umwana ari mukuru oya nose ndamugusigira basi nushaka umunsigira nta kibazo shiri oya reka ibyo ngibyo bizabeho maze kwambura ya kanzu y'umweru abantu bose bishimira kuba none se ubundi se njye uzayikwambika oya nyine niwo uzatuma nyambara ariko nyine reka ibyo gihe bizabera sibyo ihangane dore ntabwo ari igihe kinini gisigaye nawe utangiye kumbabaza rwose sheri urabizi ndawukunda ntacyo nakwima ariko ihangane bizabitangiye kumva utangiye kumbabaza sheri basi mbabarira ihangane rwose nose ntabwo uzi ibintu twihaye none se kuki wambwiye ngo urankunda nta kintu na kimwe uzigera unyima none se icyo cyo ntabwo kirimo mu byo uzanyima oya umubwire none se ntabwo uzi igihe twihaye ko kingana igihe twiharega njye ndi kubona biri gutinda basi reka tubyihutisha amatariki tuyashyire hafi none se twayihutije kwihutisha amatariki nibura bikagera none oya nyine itariki yo kuba twashyingirwa natwe tuyishyire hafi kugira ngo bibe byaba byiza kurushaho none uri ukubona byanteranya nanjye ndi gukora byaduteranya bigatuma nanakuhakarira kandi ntamucyaha kugarura basi ntagarira kwingenzi none sheri urabizi ko icyo uvuze ko urengeye waba ari nk'itegeko nta kundi mbabariza itegeko ryawe ariko nanjye ku munsi w'ubukwe ujye nawe ntari bitegeye ko tugitegereze nanjye tugejeje aho mpari wese uzumva umunyarwanda icyayi ntari rwose ndabyiteguye mesi urakoze cyane noneho niba nyine ari uko bigenze ufite gahunda zihuta ikibazo wagenda ubundi cyangwa uyu ni uko nkubonye wowe ntabwo nanjye nakubonye umunsi n'isaha warabyibushye ubusa narabyibushye maze njye nabonaga narumagaye ntabwo ari kimwe n'icyagiye duhura bwa mbere rwose cyagize ikibazo nari mfite ikintu cyabaga mu buzima bwagenda kiza wowe wenyine narabonetse humura umva icyo nishima imana kubera duhuje buri joro buri gitondo buri ko mbonye akanya kose nshima imana yatumye menyana nawe nkahora nawe umukobwa mwiza uruta abandi byose reka ntahe mbere njya kumusanga ubwo nari byari narangije gukora zadukomeza tubane n'ikindi ariko uzajya ukunda rwose nzagakomera nta kibazo nanjye mba nibera aha ngaha mu kavumo kanjye sanjye kandi wakoze nawe wakoze cyane yego umva musore
ahantu muze ntabwo ari hagi twiganye witwaga Joshua uranyibutse se ngiye basi Alice amakuru y'iminsi ni amakuru y'isi meza basi kumva nabyibagirwa ko kwibaza nawe none se ku cyaro banyibagiwe ko yamubaho urabona hacimo igihe kinini cyane ntabwo nari guhita nibuka neza Imana ishimwe ko ubinyibutse naheze nari mvuye nyine kuvomera ariko amazi bombi cyane nanjye nari mvuye gutembera hano hirya wese wari umeze gute urebye ndawe nta kibazo iminsi myinshi nawe nyine ukuntu nanagukunda urebye nanagukunda ariko nkabura ukuntu mbigenza utaza kunshaka se namenya gushakira ese nta namba yawe ya phone nari mfite nacyo kibazo kandi namwe twabaga ntabwo ari kiba nyine urumva namwe mwari byaragoranye nyine tu nyine urumva kukubona byari gusaba ariko ntari bitwongeye turabona nabyishimiye yo mana uko nari byiza ariko maze ndishimye nanjye ndishimye ni ukuri ndakubonye ukuntu uri kuza uva ku mugezi nyine ndakwitegereza mbona ari wowe mva nyine nawe nakubonye ariko nyine hazamo akantu ko kwibeshya ariko umutima ukambwira ati yakurasa ntabwo yaba ari wa musista twaba twarira nanjye ndi kwibona gusa tuba byaba byiza ubaye nimero yawe hanyuma nkazaguhamagara tukavugana ku kibazo yaba ari byiza 0788 mva baruze kubikora sawa urakoze ndabikora ni ukuri sana yaga amahoro sha none umwana yabaye mwiza yabaye mushyashya none ngiye kwemera nice none nta mitungo yose nyire kuno yabaye mwiza naba ndi mu mandazi Cyakora njya kwirebera Joshua ndanamukumbuye none siko banze muhamagara Allo? Oui. Bite chérie. Nista. Ko wikanze se ntabwo unyibuka. Nikanga kunye nambara icya. Ni wawe ndi Alice mwahuye cyagiye. Yo, shedi nyinshi tumeze gute? Meze neza nyine ngiye mise nkwita chérie ko nkurikije ibyo twari twaranyuze mu kera. Umva nanjye nkurikije ubizi nanjye nahise numva natakayemo kabisa. Wabyumvishe wowe? ahubwo icyo narangiye kubwira ngo tubonane Yari cyanya byo cyangwa nukumbeye. ndumva ngo ukumbuye kwimbabarira duhuje Zideye. yego Yari nanjye nkurikije ukuntu gukumba. Bino ndi muri izi nzira sibyo? Rabo gace kanyu n'undi kugenda bino turabura nabi. Okay nari bindaje Sawa dikisi. sawa reka Sawa tebo. yego sawa Sawa. njya kumureba cyane si ubwa mbere tugiye guhura ndetse ndaje mwereke uko bw'ubu nyiteje ari ubwa mbere man tugiye kubonana ariko reka inze mwereke ndaje niko ntabwo wageze ahanjye noneho nzone twarahuye njya mu bati kuko nzongera guhura nawe ryane sinibuka bya bihe turi ku ishuri
sheri njyewe ntabwo bizi maze ikimara kubimbwira nta mahoro nigeze mbona Raja ni ukuri navugaga navugaga ati wenda Imana imfite nk'umuntu none birabaye wenda kubona ni neza ariko yego ni kibazo yego ndagukunda nka kera ntawe rwagiye ntabwo ubyibuka kera yo mana njyewe ni ukuri nanjye ndishimye warakuze wabaye muremure iya ahubwo uzi ukuntu wabaye mwiza noneho oya ntabirenze wagiye wireba se ntabwo uwo mwanya nawubona abona izuba ni hatari reka tube twigerera mu gace nta kibazo tuganire nko gukeye sha nimba urumva ibyishimo ari byose urambeshye wapi ntabwo nakubeshye sirenge ndi kumva nuzuye ntabwo uri kubibona mana sheri karame reka ibyiza siko nagize ngo nabonekewe ntabwo ari ukubonekerwa ni njyewe ndahari wese cyane rwose ntabyo uzi ndi kubona turi mu yindi si mpamvu oya turi ku isi isanzwe se oya ntabwo ari ku isi isanzwe urumva ufite umunezero uhagije umva bihagije uwo mwana uboneke ntabwo ari cyane rwose ariko uvuga gute uko atari cyane kandi mbibona bigaragarira ku maso wenda we niko ubibona ntabwo mbizi seriye gusa nkumbuye bya bihe byiza twagize tugirana turi ku ishuri bya bindi yego byakongeye se sheri siko nari byiza none aho mu nzira nta mpamvu sibyo nawe ndabikunda ariko siko ntabwo bizi kereka ngufashe ya tuzafite kubera ikindi gihe hari ikindi gihe tupanga iryana tukavana nko muri kiriya cyumweru kindi ntacyo twaye muri wikendi kandi kumva ndashaka tuza kurushaho gusabana nagerageje yewe gushaka wese ariko ushaka nta kibazo ni ukuri ndahari ku bwawe sana aribi ntabwo nanaye ndi kugenda muri kariya kayira nyine ahantu nari ngiye ikibazo dukomezanye basi ntabwo dukomezanye tuba tunaganiraho yego iri buzi kuba uri kubona umukobwa umwana turabaye neza neza ntabwo ari cyane ntabwo nakomeza